Ikaze nanone rero ku ijambo ry'umwimerere, reka tuganire uyu munsi turebe imigani uko Imana itubwira, ikatubwirira mu migani, ariko abantu ntibumve, ntitwumve, ntidukurikize ugushaka k'Uwiteka, twarangiza tugataka nkaho ijambo ritabitubwira neza ku mweru n'umukara. Reka tubirebe rero. Mbere yo kwinjira murabizi neza ukandeho like kugira ngo iyi migani ntuyihererane, igere kuri benshi, ibakangure. Noneho turebe uko tuzagenda dusoma bino bitabo n'ibindi bitabo byose, noneho turebe icyo dusabwa gukora nimba aribyo dukora. Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo reka umutima wawe ubike ijambo ry'Uwiteka, ukurikize amategeko y'Uwiteka ubeho. Fata ijambo uryibikeho, amategeko y'Uwiteka uyakurikize, ubundi ubeho. Benshi rero bumva ko kubaho ari ukubaho ubuzima ukagenda. No, bigufashe gukemura ibibazo byose waba wahura nabyo mu gihe utazi ijambo ry'Uwiteka, mu gihe utazi amategeko y'Uwiteka. Bangahe tubikurikiza ijambo ry'Uwiteka tukaregumaraho amategeko y'Uwiteka ku munsi bwira twisha ngahe? Ese turabizirikana? Twarangiza nitubeho tukabaho nk'abatariho? Ibikora bikubwiye nk'iyo wakira agakiza uribaza nari mu biki? Dukomeze rero. Gira inyurabwenge kandi ntuzirengagize na gato inyigisho zanjye, kuko zizakuzamura hejuru noneho zinakurinde. Inyigisho z'Uwiteka zigushyira hejuru, zarangiza zikanakurinda, kuko ari ijambo ry'Uwiteka. Urumva watangiriye ku ijambo ry'Uwiteka, urangije noneho ukora amategeko y'Uwiteka urayakurikiza, noneho Imana iguha inyurabwenge. Maze kuguha inyurabwenge kubera ko wise ku nyigisho z'Uwiteka utazisuzuguye cyangwa se utazirengagije, zigushyira hejuru, zamara kugushyira hejuru zikanakurinda. Kubera iki? Iyo ugiye kugwa urabibona, kubera ko ukubita agatima n'intumbero kuri rya jambo, ku byo wamenye, ku byo wasomye, bikakugarura. Nimba wari ugiye gutana ngugwe ugahita ugaruka. Reka turebe rero. Kurikiza ibyo nkubwira byose, ntutume bigucika, wibireka ngo utume bigucika, ahubwo bikomereho kuko nibwo buzima bwawe. Imana iguhaye ijambo ryayo, inyigisho, iguhaye inyurabwenge, iguhaye amategeko yayo. Ibyo bintu byose bimaze kuzamura, nubikomeraho ukabikomeza, nibwo buzima bwawe. Niyo mpamvu ubona isi yose iri mu midugararo, abantu bakibaza ngo bimeze gute, kubera ko nta muntu ufite izi nyigisho, nta muntu umubikomeyeho. Abantu ahubwo barirukanka ku bintu bidafite umumaro, kwiruka inyuma y'umuyaga. Inzira y'umukiranutsi imeze nko mu ruturuturu, uko nyine iyo ugiye gucya ukuntu bimeze. Ibyo rero bituma iyo uri mu nzira nziza ugashashagirana, ukaba nka rwa rumuri rubonekera umunsi wose, hari mu mwijima ugahita uba nk'urumuri. Ibyo rero nibyo bigaragaza inzira y'umukiranutsi. Kiranuka ubundi ushashagirane nk'iyo izuba rije nyine rikaganza wa mwijima, iyo ijoro riri gutana n'igitondo n'amanywa, ugahita uba nka rwa rumuri. Umutima wawe ugomba guhora iteka urangamiye iby'Uwiteka, kuko niyo hava, niyo soko y'ubuzima. Umutima wawe niyo soko y'ubuzima. Niyo mpamvu umutima wawe ugomba guhora iteka urangamiye iby'Uwiteka. Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye za nyigisho za Kristo, ijambo ry'Uwiteka, amategeko y'Uwiteka, inyurabwenge, none ukabyizirikaho. Wamara kubyizirikaho, ibyo byose bikakujyana muri ya nzira yo gukiranuka y'umukiranutsi, noneho bigatuma ubihozaho ijisho wa mutima wawe, kuko ariyo soko y'ubuzima bwawe. Ibyo byose rero ntabwo tubyitaho, tukagenda mu gitondo ukabyuka ukagenda ngo ugiye gushaka ibiki, amafaranga, ibintu byose, ariko wapi, ibi byose maze kukubwira nta na kimwe witayeho. Ibintu rero, imvugo mbi, ibintu bibi, ubugome, byose ngo bishyire hasi. Imvugo mbi, akarimi kabi, byose bifashe hasi. Nurangiza byose witandukanye nabyo. Numara kwitandukanya nabyo rero, nibwo uzagira ubuzima ukabaho. Hano rero
amategeko y'Uwiteka ameze nk'itara ry'urumuri rikumurikira. Yakurikize, noneho nurangiza witwararike, kuko ibingibi byose bizakuyobora inzira nziza y'ubuzima bwawe. Kabisubiremo hano. Amategeko ameze nk'urumuri rukumurikira. Iyo rero uyitayeho ukitwararika ku mategeko, akwereka ya nzira y'ubuzima bwawe. Ese birashoboka yuko watwara umuriro ukawushyira ku gituza cyawe kandi noneho imyenda wambaye ntishye? Ibyo ntibishoboka. Ibyo rero Imana ibikubwirira ngo nawe ugomba kwitwararika kuri ibyo bintu by'ijambo ry'Uwiteka wamenye, kugira ngo urikomereho, nurangiza uryizirika no ku maboko nk'uko wabigenzaga kera. Nuko ari imvugo ijimije nyine, bivuze ngo ubikomereho, ntutume bigenda yanyura bwenge Imana yaguhaye, ntutume gucika, kugira ngo noneho ubone ya nzira nziza ikuganisha ku buzima bwawe, kuko wa mutima wawe niwe soko y'ubuzima bwawe, kuko ikonekise iri guhuza neza neza n'ijambo ry'Uwiteka, amategeko y'Uwiteka, byose bigahura mu busabane bw'Uwiteka, ukabaho niyo nzira ikugeza ku ibanga ry'ubuzima. Hano rero ishyari ariryo ryaritse benshi. Iryo shyari rifashe hasi, kuko rituma nta bumuntu buba bukurimo na buke, kandi ibyo bintu iyo ubikoze byanze bikunze ugirwaho ingaruka, kuko ishyari urarigira, ingaruka bizavamo abantu bazihimura byanze bikunze. Niba ugiriye umuntu ishyari, niba ugiriye umuntu akarimi kabi, byose byanze bikunze nizunguruka, bizongera bize bikugarukire byanze bikunze. Niyo mpamvu rero Imana itubwira iti, mukuri iri jambo ryanjye, amategeko yanjye muyite, nimara kuyitaho ubundi mubeho. Ese uyu munsi twiyemeze tuvuge tuti, tugiye gushaka ijambo ry'Uwiteka, tugiye gukurikiza amategeko y'Uwiteka, dushake inzira z'Uwiteka, inyigisho z'Uwiteka tuzikomereho, noneho yanyura bwenge nayo ntituyitererane, tuyikomereho, kuko izatuzamura, yamara kutuzamura noneho ikanaturinda. Ibintu rero nibyo mura nkubwira, ya myaka ufite ningahe? 20, 40, 80, 90, yewe n'ijana. Gerageza uyu munsi uvuga uti, mfashe umwaka nsome ijambo ry'Uwiteka, ryibikeho, noneho nkurikize inzira z'Uwiteka ndebe, kuko kutihangana nibyo bituma abantu benshi bata inzira. Gumamo, twihangane, ukore, uzamuke, ukomere ku ijambo ry'Uwiteka, noneho nubuntu ugiye kugwa, rya jambo uko nakubwiye byanze bikunze rikugarura mu nzira nziza. Ibi byose wari ugiye kujyamo ukabireka, ugakomera ku ijambo ry'Uwiteka, kuko wamenye Uwiteka ko ahari kandi akora, kandi ari we mwungeri wawe. Wewe rero twabonye uyu munsi, fata icyemezo uyu munsi uvuga uti, iyi migani irankanguye, ngewe ngiye gushaka ijambo ry'Uwiteka, amategeko y'Uwiteka, inyurabwenge, noneho byose mbe mu ijambo ry'Uwiteka, kugira ngo noneho binzamure, nimara kunzamura binandinde, binyereke inzira nziza mbeho, kuko isoko yavuye ku mutima wawe, kandi umutima wawe uri mu ijambo ry'Uwiteka. Kambashimiye rero, mbere yo gusohoka ubanza ukandeho like, ntubyiherane n'ubuntu, nibyo binyereka ko noneho aya mategeko ugiye kuko kuyakurikiza. Ndebe bangahe bagiye kuyakurikiza. Kambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyot.